Nk'uko bisanzwe buri mwaka itorero Anglikani mu Rwanda rihuza abayoboke baryo bashesha akanguhe rikabaha ibiganiro binyuranye kuri gahunda z'igihugu no mu iyobokamana. Ni kuri iyo mpamvu mu itorero Anglikani mu Rwanda Paruwasi Hanika mu karere ka Nyanza hizihijwe umunsi wahariwe abashesha akanguhe. Bamwe mu basaza n'abakecuru bari bitabiriye ibi birori bavuga ko umunsi nk'uyu ubongerera icyizere cy'ubuzima bwiza kuko baba bahuye n'abakiri bato bakungurana ibitekerezo. Barasaba abakiri bato kujya bubaha abakuze kandi bakirinda ingeso mbi nk'uburaya no gukoresha ibiyobyabwenge. Nanezezwa nuko baturebye bakatwitaho kandi bakaduhuza kugira ngo tujye tuganira kandi twungurana ibitekerezo. Turi bato urubyiruko runkurikira nuko bageze ikirenge mu cyanjye gusenga Imana akayikunda akayikorera ikazamuha n'uburame kuko wumvise ngo wubahe so none kugira ngo ubone uko mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. N'iki turabifuza kugira ngo babeho uko bakitwara neza bakajya bubaha kuko ibyiza byose bizabageraho. Twarumvikanaga tukamenya umusaza ko ari umusaza, tukamenya ko akuze, tukamenya ko ariho tugana. Bana mukiri bato kw'iki gihe nimugarukana uwo muco, mubaha abakuze namwe Imana izabubaha. Ubuyobozi bw'itorero Anglikani mu Rwanda buvuga ko umunsi nk'uyu bawizihiza hagamijwe kwereka abashesha akanguhe ko itorero ribazirikana, kubongerera ibyishimo mu myaka baba bagezemo no guha urugero rwiza abakiri bato. Uyu ni Pasiteri Rukundo Methode wari uhagarariye itorero Anglikani mu Rwanda Diyoseze ya Shyogwe. Hari igihe bibagirana kubera ko wenda bataba bakirifite ingufu zo gukora imirimo bakeneramo mu buzima bwa buri munsi. Kubegeranya rero icambere no kwifatanya nabo nk'itorero kuko baba bakiri ingingo z'itorero. Icya kabiri bizamura ibyishimo byabo, bizamura icyo twita morale yabo, bakumva atari bonyine, bikabakura mu bwigunge kandi tuba duha n'urugero rwiza abana bacu. Mu butumwa yahaye abari bitabiriye uyu muhango cyane cyane abashesha akanguhe, Kambayira Pauline umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabasabye kuba umusemburo w'impinduka aho bagenda n'aho batuye kandi bakabera abakiri bato urugero rwiza. Abashesha akanguhe rero ubushobozi bw'umwihariko bafite ni ubwo kubaka imiryango, ni ubunararibonye mu bintu byerekeranye no kubaka umuryango nyarwanda. Tukaba tubona yuko ari imbaraga ikomeye dufite dushobora kwifashisha muri za gahunda za leta dusanga unabasaba yuko baba urugero. Uretse kuba itorero Anglikani mu Rwanda rigira umunsi umwe mu mwaka wo guhuza abashesha akanguhe, ngo banabafasha mu bindi bikorwa bitandukanye bibafasha kuzasaza neza nko kuboroza amatungo no gukangurira imiryango yabo n'abakristu gukomeza kubitaho. Kuri uyu munsi kandi imiryango 6 y'abashesha akanguhe yasezeranye imbere y'Imana kuzabana karamata. Alphonse Bizimana, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.